ya nyayo twarekana twese uti APR iribwe bose Amadusi yamaze gutanga yakoze controle atanga umudefanseri baro aramugonga yari penalty rwose ubonaga ne penalty yabi naryo kwitanga ariyo ayimiriyo uzima mvuna abonye ataratanze ira penalty yaramaze gutanga penalty itariyo abizi agira ipfurwe ryo guhita atanga penalty indi minota itageze no ku 10 abona biraza kuba scandal arabyihorera ibyo bintu babyita incompetence ku musifuzi niba ni yambere kuko ari yatekereje ko ariyo ntago byamuza gutanga indi ya kabiri ngo kugira ngo bidateze ikibazo ya kabiri yariyo cyane izina rya Eric urakomeza ndakuganiriza igizina rya Eric nabonye ko ririho ikibazo mu bunyangamugayo cy'umusifuzi cyambere dushima Imana Eric igihe twakinaga imikino ya gisirikare nyuma ya covid 2020 ndumva ari na gatatu tugatsinda igitego cyo kugombora kiri cyo mu mateka y'ibitego byatsinzwe mu mupira w'amaguru aho umukinnyi wacu ateye shot umupira ugonga poto uragaruka umuzamu yabanje kukoraho uragenda yarawukoze ariko umushimbaragura uragenda umuzamu haraju ukubita poto uragaruka urumva garde wabo yakozeho n'intoki byakwimikinnyi wacu muri offside ngira ngo urabyumva yaragaruka yarawumuhaye hari habaye nka rebound aragaruka aratsinda yari katrema arbitre ndagenda ndamubwira iyo foto abantu banayifite bare postive cyane ifoto yanjye kumwe nawe afandero cyakunda kunserereza bari kwa musifuzi wawe ngo ameze ati naramubwiye ewana nafandeweri yarahara abantu bose barumiwe naramubwiye nti utagira n'isoni ko mutagira isoni yari wakane ndamwe ntiwanahamagara na komiseri cyane umusifuzi wo hagati n'uyu musifuzi wo ku ruhande ya mukristo wasifuye offside ntimwagira n'isoni z'aba bantu buzese ntimugira n'isoni dore ikintu abasifuzi bo mu Rwanda majority si bose batagira nta soni bagira niba ari amafaranga make bakorera niba ari training nke ikintu cyitwa ubunyangamugayo cyo ntacyo bagira penalty ya kabiri biba nk'uko umuntu yakwibera muri gare akakwaka telefone akayitwara abantu bose bareba ukabati uranyibye akazajya bati telefone ngiye nayiguriye muri species mu mujyi uri umusazi wowe ayikwibye abantu bose bareba ukabati tureye muri wallpaper ya telefone bagasangamo ifoto yawe ati tuye contact zanjye bakazisangamo ati ndanakubwira amafaranga ari kuri momo tujyaho ndahita nkubwira n'amafaranga cyokora wenda mu mozi ati wenda ndakubwira ama application nkoresha yihari ati tujye kuri audio maka nkubwira indirimbo zanjye ziriho ati ndakubwira indirimbo za gospel mfite wenda 10 zikurikiranye ibizibiti byose bihari umusifuzi wo mu Rwanda akakubwira ni nkako bameze si bose ariko bafite ingeso mbi penalty ya kabiri y'ubunyangamugayo penalty ya kabiri bya bintu by'ubujura muzaje ko bya n'amafu penalty n'umwanda penalty ya kabiri Eric wigaye bira ntagaricyo Eric yomuretse penalty ya kabiri umunota wa 50 witwa Kagege azamukana umupira ku ruhande rwe rw'iburyo ashaka gucenga gana mu izamu baramukandagira ikirenge cya kabiri cy'iburyo cy'ibumoso cye cyasigaye inyuma bamukandagirira hanze ya surface cyane bihagije arakomeza arasimbuka ajya kugwa muri surface bamukandagire hanze ya surface mu buryo bugaragara ari kufura birumvikana bari bamukandagira ikirenge ariko ari kufura yo hanze y'umurongo umusifuzi atanga indi penalty ya kabiri aziko ni ya mbere atanze itariyo atanga penalty ebyiri Mamadusi yo kagira Imana zigutsinda penalty gusa hano Rore ntabwo ari Eric wayitanze kuko Eric yari yabyihoreye ahubwo yari yabereze ku ruhande mugabo Eric mugabo Eric nawe azunguza igitambaro cyane nkaho byaci ni wambwiye ngo ni penalty yari yayihoreye barayemeza nibyo ngenda bavuga ko nyine bemeje penalty Eric aho ni mugabo Eric rwose yego berekana penalty ya kabiri Mamadusi arayitsinda mu buryo bwa nyabwo penalty zombi ntabwo zagomba kuba penalty none ko match yabananiye nyuma ahubwo na Mamadusi arongera control neza ari muri box aramuyora uyu musore yitwa Misago Jiri defense y'ikipe ya Vizi amuyora muri box rwose ari penalty igaragara nziza cyane nayo ni yayitanga arabyihorera nuvuga ngo yari gutanga penalty ebyiri n'ubundi muri mukino ariko ziri fair nta kibazo ziteje abo yanga zitanga atanga izitari fair rero nge uko mbibona dore uko mbibona ariko babikora babishaka no gutanga penalty tugiye kuri iki dore nkubwire ikibazo aba basifuzi bafite aba basifuzi ikintu cya mbere gitera ibi bibazo byose tubikorera mu mafaranga ariko si cyo kibazo aba ni abantu mu buzima bwabo bize kureba hafi iryo somo bararitora iyo babwiye ngo nzamuye urutoki
iyo uri kumwereka ku bicu ntago abona ibicu abona aho urutoki rwawe rugarukira. Diplomate niwe yabiririmbye. Ntibafite ikintu icyo ari cyo cyose cyo gutekereza ngo aya mafuti nkora ese ibi bihumbi niba ari 70 ingahe nkorera kuri match mu Rwanda nibyo nkeneye cyankeneye kwiga uko ingendo ya Salma, nkeneye kwiga ingendo ya Samu, nkeneye kwiga ingendo ya Cucuri. Umuntu ajya korera amafaranga agenda hembwe akorera ibihumbi 3-4 by'amadolari akorera amafaranga nyamafaranga kubera ko bazi ko batari kompeta. Usanga adashobora no kuganira mu ndimi zombi ku buryo amamatch mpuzamahanga. Usanga standard yo kugira ngo asifure match mpuzamahanga ibipimo fatizo kwiruka umuvuduko n'ibindi ntabyo afite. 3 usanga skills zo gusifura n'utuntu tw'amahugurwa y'iminsi ngahe. 4 uko bakora vetting mu yindi mirimo ya leta ubunyanga mugayo bakareba uyu muntu nta byaha nta byasha the lack of personality character kuba abagabo. Niyo mpamvu usanga ari abantu bari mu wenda urugendo ugasanga bicaye Nyamirambo bari mu guca pati n'ubwayi barya ibintu by'ibishyimbo biri aho ngaho biciriritse ibintu uzi impamvu bahisemo mubabwiza ukuri bahisemo ubuzima bwa gikene bahisemo ubuzima bwo gusuzugurika bakarya udufaranga tudafatika bahitamo kuba abantu bakoreshwa batazigera bakira. Donc biyimye icyubahiro bituma abayobozi b'amakipe hano mu Rwanda bose babamenya babaca amazi. Biteye isoni. Ariko ikintu cyo gitangaje kubona buri journée yose hano mu Rwanda dushaka kuvuga na erega no kuri Rayon Sport wibuke Bugesera yasifirwaga yanga gusifirwa mu offside ntabwo nabihisha yatsinzemo igitego cya offside igitego cya Fonganye cya kabiri kuri pass ya Kevin yari mu offside. Tujye tureka kubeshye commentaire no sifuzi bose icyo nabonye muri abasifuzi kandi biba amakipe mato buri gihe bibira makuru birasa nkaho kubera umusifuzi yagize birasa nkaho yaje afite agenda gutanga penalty ahutiraho arazishaka we azishakamo atazi ko hashobora no kuba amakosa mu buryo buri natera ashobora gutanga penalty. Niyo mpamvu yimanye penalty ya kabiri iriya nyayo yayibonye kubera ko yarazi ko iya mbere yitanze kuri agenda aboneraza kuba skandal. So penalty ya kabiri nayo ayitanga itariyo indi yagomba kuba ari penalty ya nyayo ahubwo nayo arayimana. So kuza wumva ko ugomba gutanga penalty ukayitanga inkono iri hafi gushya ukayarura bikiri imipfunyo. Ngira ngo nicyo kintu ngira ngo abantu iyo pressure ibintu byumve neza. Hashize igihe kinini cyane abantu baganira kuri designation yo mu Rwanda. Donc hari match zikwiriye guhabwa abasifuzi bijyanye n'urwego rwabo kubera ko at the end of the day birangira amakipe yitwa ko yahawe favor atari nayo yabatumye urimo nabyumva bikarangira ayo makipe asizwe icyasha uretse ko tuzi ko ari n'amakipe nayo ajya abikora ariko birangira umusifuzi w'ubwe ahaguruka mu rugo yishyizemo ngo ndaza gutanga favor ku ikipe. Ariko nugire ngo ndi favor ku makipe ntabwo ariko ku makipe manini gusa. Nge narebye match Muhazi United imaze gutsinda mu mikino 2 ari Muhazi iri mu rugo. Ubonye match mu Muhazi kose rero no rucabana ariko ya Muhazi abayiteretse ibitego bibiri bya Rutsiro byaranzwe ari ibitego bubura byakagiyemo kubera ko bazi ko wenda iyo RB ari yerekane match ariko akaba ari nk'umuntu gufata udushusho muri match ya mbere igitego cya Murimura urakoze cyane ingoma cyari igitego kiri kiye nta gitego niba nta kibazo na kimwe kirimo ku makipe mato manini gusa n'amata ariko wenda hari ikintu ategereza ko yahawe ntabwo barabikora iyo ari mu rugo abari ibindi bigira ikibazo cy'ubushobozi bw'abasifuzi n'ikibazo cy'ubushobozi bwabo cyangwa se bwo kudasifura neza wenda ku bumenyi ni ikibazo cy'ubushake bwabo ntabwo ari ukora abasana ntabwo ari ukora match ya APR nimugora kuri match ya APR turi gusohoka muri parking kumwe tuganira n'abantu hari umu government official ukomeye wamamagaye donc yarari muri match arambwira ati mu nzego nkuru z'igihugu babwiye federation na ministere ko badashaka kongera kumva ikintu cyitwa ikipe imwe ngo yiba indi cyangwa ngo ibintu byo kuvuga ngo hari ikipe runaka ngo abantu bagenda bavuga ngo yakoresheje imbaraga ibereye ibe APR be polisi ibi yari yo yose barabwiye ngo umurongo batanga habe ikintu cya fairness ikipe ikomeye itsinde ikipe yoroshye uwo mwanda ucike n'imanuka imanuke bibaye ngombwa niba
niba hari ikintu cya mbere gishobora gutuma ekipe igira ubuzima, niba hari ikintu gitanga amahoro ku isi, niba hari ikintu gikomeza umuntu n'ukwireba mu ndorerwamo akibwiza ukuri, niyo mpamvu na bibiri bidusaba ukireba mu ndorerwamo wipimye ku bipimo Imana yashyizeho ku mategeko yayo, ukavuga ngo Mana, ibi nakoze nagambaniye mugenzi wanjye, ibi nakoze nibye, ibi nakoze nasambanye, nakoze icyaha, therefore nishe itegeko ryawe, mbabarira unsibe w'icyo kintu, amaraso yawe ntwikire nongere mba umwana wawe. Niba hari ikintu gikenewe ni nka repentance. Lorenzo mu byita iki muri Kiliziya Gatolika? No kwicuza. Abasifuzi bo mu Rwanda bakabajyanye nk'ahantu nkiga ko mu kigo cya gisirikare, bakabakoresha nka trainings, bakabanza bakabatoza kongera gusubirana, bakabakunyura, kuba abantu bagahabwa penitentiary, kugira personality, kugira isoni, kugira isoni, kuba umuntu kwicuza ngo ibi nkora ni amafuti. Ariko wabonye igitego Musanze yatsinze hasi Kigali, igitego cya Terezoro aturutse nyuma yirukanka kwizigira aramanika Saidi ngo yarari ikintu byica. Ibi bisora ama ekipe yaciye ibintu. Ejo turimo turageza match, ejo turimo turageza match na Rugangura. Rugangura yaravuze ati Mana, nagize igihe kinini cyane mvuga ku basifuzi, mfata umwanzuro ko ntazongera kubavugaho. No muri match yaravuga ngo reka ndeke kugira icyo mvuga ko nabifashe uwo mwana. Nibimukundira azaba ari umugabo, kuko nabo biteguye gutuma ari igihe abantu baguhatiriza kubera ko hari ibintu byitwa amakosa, ukavuga ati haraba no kwibeshya, ibyo bintu ukabihuza. Abana nawe ni umuntu, ashobora kuba atarari muri direction y'action, ariko gutanga penalty uhagaze imbere. Ntabwo mwabonye penalty ya mbere yayitanze ahagararanye n'abarafinda. Abarafinda yarahagaze nawe niwe yarahagaze. Byibuza wanavuga ngo umuntu yari yagiye ku rundi ruhande baramukingiriza. Kandi ndabisubiramo, ariko reka kuri rero no kuri APR izo case zimaze gukabya, izo case no mu myaka yashize icyo kintu kirahari mu Rwanda kivuga ngo ikipe, ngo izi kipe zikomeye ngo ijya ngo kujya gutwara igikombe, ngo detaye ngo y'abasifuzi ngo abarayifunze. Reyo na APR tubiziranyeho neza, mwese murabizi. Ngo match ngo twe ngo twayirangije, ngo abantu bacu ngo twebwe ngo twangwa ibintu ngo twabishoje. Reyo na APR zibihuriyeho. Niba hari ikintu umunyantwaro ugomba gukora, niba hari ikintu umuyobozi wa ligue mugomba gukora, niba hari sinzi uko muzabigenza, there should be a hygiene umusifuri. Reyo APR zombi guhanwa byanyabyo. Nabonye bana nonati ndumva ari we musifuzi wahawe ibihano. Uzi wibye nka APR cyangwa Kibareyo niho baguhana, ariko iyo wibimwe muri zo nta numwe ukuvuga. Ndari match kubera ikintu ko bazana abasifuzi bo hanze, kubera ibindi bihugu byabikora. Lorenzo, kubera iki Musanze nikina na Reyo Musanze niba yiba Musanze umusifuzi wayisifuriye n'abatahanwa, ariko uwasifuriye Reyo n'abagahanwa, cyangwa APR kuri vision uwasifuriye APR uwasifuriye vision nabi ntahanwe, ariko wenda wasifuriye APR nabi cyane namwaza ugahanwa. Ariko amakipe naje rese nk'umuhazi ubu iyi vision itarega izategereza ko hano umusifuzi tatanze ikirego. Oya, muri shampiyona y'u Rwanda uretse namenye uburenganzira wa mugani. So dufite iminota 9 dusoza kuri iyi ngingo. Tuganire mu buyobozi bwa APR Football Club havuzwemo impinduka. Team manager wari team manager captain retired Ntazinda ko yasezerewe, ndetse na Georgine warushinzwe finance, ndetse hari amakuru yasohotse ku munsi w'ejo avuga ko Colonel retired Richard Karasira wari chairman nawe yasimbuwe, ndetse hanavugwa n'izina Brigadier General Deo Rusanganwa. Yewe ejo navuye mu rugo, ntabwo nifite gahunda. Nta official statement twabonye, ariko hari ibyo twabonye ku kibuga abantu bakwiye kumenya. Ejo ntabwo nagomba kujya kureba match kuko nari mfite ibindi bintu byinshi nagomba gukora, ariko ibintu amaso nagomba kubonesha amaso kuri stade nibyo byanjyanye. N'abafana iyo excitement bari bafite uko bari benshi, mwabonye ko bari benshi, ubundi bari benshi sanzwe kaziriya no yanagafana bazari benshi. Ngira n'abanyuzemo ngiye gufata video team manager mushya match mbere uko itangira, nyura mu bafana bambwira ngo Lorenzo ngo urabona ko twaje noneho, vraiment abonaga bafite excitation kwera makuru yaramaze nk'iminsi birasohoka mu bitangazamakuru. Image ya mbere nabonye rero muri warm up ni team manager mushya Major Elias Kavuna yambaye training za APR, yatangiye inshingano mu buryo buri official. Narabibonye rwose mbibonesha amaso, yatangiye inshingano. Bivuze ngo
retired captain Ntazinda Eric ntabwo akiri team manager wa APR mu buryo bw'official. Ntabwo equipe irabitangaza, nta statement ya appointment y'umusimbura cyangwa se wavuye biriho, ariko byo twayibonesha amaso ko Kavuna yatangiye imirimo muri APR. Rero nije amasegonda macyara kandi kantu nshaka kuvugaho ibintu yo kuvuga ngo ko mu bitangaza bitaraba official. Amakuru muri APR nutegereza ko aba official muzatangaza. Nose nk'urugero nk'ubu Kavuna ni yatangiye inshingano bataramwe officialize. Witegereza nabo abakinya benshi barimo bari gukina abanyamahanga. Twarabavuga hano abantu bakadutuka ngo kuki mu bivuga ikipe itabitangaje. Ntabwo wategereza ngo bazabitangaza kugira ngo be official. Hari ubwo amakuru byazi na nyiri ubwite yakwibwira. Icyo ni cyambere rero ubwo Ntazinda we rwose nta kirimo icyakabiri. Hari amakuru avuga ko Kimihura yisaha ubu tuvugana. Harimo haraba inama ubwo ushobora rero ko ariyo ishobora gusohokana n'imyanzuro, ariko ntibitubuza kuvuga ibyo twabonye. Ejo rero twagiye kubona turi muri stade rwose tubona abafande bashaka kwinjira, ariko icyo nashaka kureba nanone mbere ko match itangira, kuko amakuru yari yamaze gusohoka rwose ko chairman wa APR FC Ritadikano Karasira Richard atakiri chairman, ntajya asiba umukino. Birumvikana chairman n'umuyobozi w'ikipe usanzwe match zose za APR abahari, cyane ko ubungu bari retired nta yindi mirimo ya gisirikare akora. Nizamari ntiyazirebaga. Yego yabaga hari rwose cyane. Nashaka kureba niba mubona ese yaje nka chairman, ndebe niba hakirimo iyo incertitude, ariko sinigeze mubona. Ahubwo hasanzwe yicara noneho match uko yagendaga yisunika, twagiye tubona hinjiye ingabo, abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda rwose mu mapeti yabo, abo mu rwego rwa general nabo mu zindi nzego ziri munsi yaho gatoya. Tujya tubona za ntebe z'abayobozi b'ikipe ya bosi nayo yari mu rugo, ariko nyine za ntebe z'umukara z'abanyacyubahiro tubona